Niyo mpamvu zino ntambara zo burasirazuba bwa hagati tuvuga zikomeje zizakomeza kugeza igihe abantu bazahurwa icyitwa idini. Ubwo ko ubona bishoboka ko pe abantu bazamenya ububi bw'idini bakarivamo n'uburyo abantu barikunda. Iyi ni porogaramu imaze imyaka 70 kuva muri 1945. Iyi porogaramu yaratangiye nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Batangirira ku bana bafite imyaka 10 no kujya kugana munsi yayo kugira ngo bigishwe ibi bintu. Nko mu Burayi ho byatangiriye byararangiye abantu birirwa bakora. It is reducing cyangwa the reduction of parental authority over the child. Uburenganzira bw'umubyeyi ku mwana bigomba kugabanywa ku buryo bugaragara. Wowe nk'umubyeyi we ntukubyara, ababyeyi nabo basabwa ikintu kimwe gikomeye cyane, ndahatira abana babo gukurikira yo ishinzwe gusenya umuryango ushingiye ku mahame ya Gikristo. Ni ugusenya umuryango nk'uko tuwuzi ushingiye ku mahame n'imico kama ya Gikristo. Umwanditsi aravuga ati ese ibi bintu have they succeeded? Ese aba bantu ibintu bakoze baba barabyungutsemo, baba barageze ku ntego? Igisubizo ni ye. Gahunda yatangiye mu kinyejana cya 21. Nayo iraminara, niyo mpamvu iraminara yo muri Amerika bayishenye. Maraya ukomeye agiye kuva ariyo madini y'ingeri zose. Abana ubwo bari mu rugendo bagikuzimu. Abana bacu niyo bagana. Ubu gisigaye no kwiga computer cyane niyo kigezweho ubu no kwiga imyuga. Rira robo ryaje mu Rwanda ryitwa Sofia. Muri Sofia icyo bivuze, hari abantu bavuga ngo akana akabakuru abana badahari. Ibyo nabyo sibyo. Akabakuru kuki wemere kugakora? Niba n'umwatemere kugakora buriya ni kabi. Uko aya mashuri ureba buriya ntabwo batwigisha ubwenge no kuduprograma kugira ngo tubi ibikoresho bya systeme itegeka isi. Uwo mugore aragenda ahura ni Diamond yitwa Juwari Kulu, amara y'imyaka 3. We ntowe yakoze agashya. Nubona imiryango iharanira abagore iyo rubyiruko y'abagabo ni ntajya mbonamo, kuko mu buryo umugabo afite inshingano zikomeye, burya niwe barwanya ngo dufatanyije n'abarimu korera abana, ariko ntabwo ari byo. Hari uburezi hakaba n'uburere. Twe tugomba guha abana bacu uburere kugira ngo usenye ubukristo ntabwo ujya kure. Urabanza ugateza imbere icyo twita, kuko burya yabonye abantu benshi bamukurikira abazi ngo arakora umurimo w'Imana. Abantu bahunze baje mbatiza ubwa kabiri mu izina rya Yesu gusa baje, ariko se urabajyana hehe wo? Umaze kwatse mu izina rya Yesu Kristo, ariko se kamere yabirahindutse. None se Kristo arabazi ko watijwe mu izina rya Yesu gusa nk'uko wewe wizera nicyo kibahesha ubugingo buhoraho. Abakora ibyo byose ntabwo bazajya mu bwami bw'Imana. Amahoro kuri wowe nshuti mukundwa ukurikirana ubutumwa bwiza butambuka kuri Iron TV, channel itamuka ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Turashimira umwami kuko yongeye kutwemerera kugaruka imbere yanyu kugira ngo dukomeze kuganira ku ijambo ryayo. Uyu munsi rero turagarutse mu kiganiro cyacu na Pastor Musisi, ikiganiro cyiza kiryoshye, ikiganiro cyitwa Menya Nibi, aho tugomba kumenya ibintu biriho hirya no hino mu isi, situasiyo abantu bahagazemo, aho turimo kwiga ubuhanuzi bw'ijambo ry'Imana bwahanuwe. Ijambo ry'Imana ryo ntirigajuka, rihora risohora mu bantu batuye isi, kuko iyabivuze ihora iteka ryose n'igihinduka. Ko yari kera n'uyu munsi niko kiri niko izahora iteka ryose. Ijambo ivuze rihora iteka ryose. Niyo mpamvu risohora kuba igihe cyashize, rigasohora kuba mu gihe turimo, rikazasohora no ku zindi generasiyo zizakurikiraho nyuma yacu. Rero niyo mpamvu turi gufata ibintu ducamo mu isi tukabihuza n'ubuhanuzi bwo muri Bibiliya ngo turebe ese ntago twaba twicaye mu byahanuwe bikaba bidusohoyeho. Benshi twaba tugiye kubura ubugingo, abandi tukaba twumva ngo niko kuri kandi atari ko kuri. Niyo mpamvu turi kuganira, aho turi kuganira ku ngingo zigeze ku 10 ni zashyizweho na Illuminati. Alice Beire niwe wateguye izi ngingo, ariko biri gushyirwa mu bikorwa na Illuminati. Akaba ariyo mpamvu turi kwiga izi ngingo, kandi twaje gusanga ari ibintu twicayemo tukagira ngo ni ubuzima bwiza. Yego ushobora gusanga wenda mu ruhande rw'umubiri umuntu anezerewe, ariko ubugingo bwo buri kujya mu irimbukiro. Akaba ariyo mpamvu rero turi kuganira kugira ngo tubigereho tubyumve. Reka tubanze twakire paseri, hanyuma agusuhuze, namara kugusuhuza twinjire mu kiganiro cyacu. Pase, amahoro y'Imana abane namwe. Akoze. Reka dusenge. Uwiteka Mana yacu, Mana ikomeye, turagushimye kubaha akanya, kandi turasuhuza bose mwami wanjye bari hirya no hino baduteze amatwi, bari ku migabane yose y'isi n'abari mu karere kacu bumva ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda.
bose kugira ngo bagenderere mwami wanjye, n'abandi bose bashamikiyeho, ndetse n'abanyamahanga bazasemuza bakumva aya magambo yaba mwami wanjye azabagirire neza, kandi bazagere ku rwego rushimishije rwo kuzagera mu bwami bwawe. Icyo nicyo shyaka ryacu, nicyo duhirimbanira, ubidufashemo kandi nabo bafashe, ubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. ya pastor, reka tugaruke noneho rero kuri za nyigisho zacu kugira ngo dukomeze twumve izi ngingo, tubashe gukizwa, tubashe kubaha Imana. Murakoze. Ubushize muzi ko twavuze ku ngingo 10, izo ngingo 10 zo kutwiriza mu cyo bita New World Order, kugira ngo duhinduke ukundi. Nubona umuntu usange atandukanye nuko imiterere ye dukurikije karemano ke uko yari akwiriye kumera, yarabaye igikoresho cy'umwanzi. Hariho rero ingingo 10, ubushize twavuze imwe. Ingingo ya mbere kwari ukuvana iyobokamana, imikorere yose y'iyobokamana mu mashuri. Amashuri ayanga yasanzwe yigisha ubwenge bw'isi, kuko aya mashuri ureba buriya ntabwo baba twigisha ubwenge, oya no kuduprograma kugira ngo tubi ibikoresho bya systeme itegeka isi. Ibyo ngibyo twarabibonye ubushize, tuvuga ko ngo muri iyi minsi icyitonderwa, umwanditsi aravuga ngo icyitonderwa muri iyi minsi bazanye icyo bita transcendental meditation mu mashuri, cyane cyane mu bana, kugira ngo abana binyuze mu kumedita bazamuke icyo bita consciousness, to be altered, kuzamura imyumvire na imibereho n'imitekerereze, cyangwa no kubaho k'umuntu ko kurahinduka, noneho umuntu agahinduka akazamuka akajya guhura n'abadayimoni. Bariya abantu bamedita baragenda bakajya mu munezero w'ikinyoma, bagasa nkaho bavuye mu mubiri mu buryo busanzwe. Mu Kinyarwanda sinzi ko twacyita, ni ukuva mu cyo twita senses. Ni uburyo, ni impagarike y'ubumuntu, umuntu akayivamo, noneho akagenda agasa nk'umuntu uri mu bitotsi cyangwa uri mu nzozi, akazamuka kandi ahumeka yicaye, akaba ibimukija ibyo arimo yicayeho hari atacyareba, ahubwo akaba yagiye. Ni ukuvuga ngo ubugingo bwe bukaba bwabaye ukuntu bwazamutse, ari butamuvuyemo, ariko bwahujwe n'abadayimoni bategeka ikirere. Nicyo twita rero mu Cyongereza spirit guides. Iyo mikorere niyo twita New Age. Nibwo buryo bwa New Age bano bantu bose bavuga, bashaka ko twinjiramo. Ugeze kumbaza ku byerekeye abitwa ubwirukirimbuzi. Ubwirukirimbuzi barwanya Bibiliya, bakavuga mu bundi buryo, ariko iyo barangiza bemera ko hariho Imana, kandi iyo Mana bakayita isanzure. Ni isanzure, mu Cyongereza tucyita universalism. Ni ukuvuga icyo bita universal consciousness, cyangwa icyo bita universal life force. Ni ukuvuga ngo uragenda isanzure ryabaye Imana, yuko mu isanzure nidupfa ariho tuzajya kandi tukabaho by'iteka ryose. Iyo ni New Age rero. Barigisha, babanza bagasasira, barwanya Bibiliya kugira ngo bayigukuremo. Ibi ngibi bakabyita iby'Abaroma, barangiza bakawutwara ku muco. Yego, umuco wacu wa Kinyarwanda, ku muco kabisa, kandi naburi umugande n'umuco wa Kigande hose. Noneho uwo muco bakakwereka ko n'ubundi Abaroma baje bagafata Bibiliya iyi ngiyi banditse, ibyo bavuze bikomora kuri twe, nibyo batwibiye, ni twebwe dufite ukuri ahubwo. Noneho bakakwereka ko Imana iriho, ariko Imana si iyi. Imana ni universe, ni isanzure. Iyo sanzure rero niho tuzajya tukabaho by'iteka ryose. Ibyo rero tubyitoza turi mu isi, binyuze mu kumedita, tukagenda tugahura n'iyo myuka. Iyo duhuye n'iyo myuka rero tuba duhuye n'icyo Satani ashaka. Ubwo bo nicyo bita ubuzima n'umunezero bibaho ngaho tuba tugiye. Yes. So New Age nicyo bivuze. New Age ubu nibyo bigisha, ni naryo dini rishya rigiye kuza. Maraya ukomeye agiye kuvaho, ariyo madini y'ingeri zose. Niyo mpamvu zino ntambara zo mu burasirazuba bwa hagati tuvuga zikomeje, zizakomeza kugeza igihe abantu bazahurwa icyitwa idini. Imitwe y'ibyihebe izica abantu yitwaje idini. Natwe
idini turizinukwe twumve yuko mu by'ukuri amahoro akwiriye kubaho, kandi kugira ngo amahoro abeho ari uko hagomba kubanza hagakurwaho ikintu gikomeye cy'idini, kikabanza kirajya kikavaho. ubu koko ubona bishoboka ko pe abantu bazamenya ububi bw'idini bakarivamo n'uburyo abantu barikunda? turire kandi idini rigiye kuva, urumva idini kuntu rigiye kuvaho rigiye kuba transformed buhoro buhoro rigiye guhinduka igishushanyo gisengwa. icyo gishushanyo rero nk'ubu ngubu urugero hamaze iminsi hariho imishyikirano yatangiye mu cya 1986. niyo mishyikirano bayise ngo ni interface dialogue, iyobokamana rigizwe n'amadini yose, y'imyizerere yose, iya gipagane yose, n'iyitirirwa imana, n'iyitirirwa ibiki byose, yose biremewe kandi yose iganisha mu ijuru. bagomba rero kureba uburyo bashyiraho ubumwe bwabo. ariyo mpamvu ahantu ho bita Abu Dhabi ni mu gahugu kamwe k'Abarabu hitwa Abu Dhabi, yongeyeho za hafi na za Dubai, mu kigobe cya Peresi nk'uko babyita. bahubatse urusengero rwitiriwe Mariya rw'abayisilamu. abayisilamu bubatse urusengero rwitiriwe Mariya. Mariya uyu nguyu tuzi, Mariya nyina wa Yesu, barwita Saint Mary Mother of Jesus. ari umuzikiti kandi ntabwo bigeze bibaho. uyu muzikiti rero uvugwa bawitiriye Mariya nyina wa Yesu. nibo bwa mbere mu mateka ibyo bibaye, ariko ni imbuto zituruka muri ya gahunda yo gushyira hamwe kugira ngo umwiryane ushingiye ku madini uveho. noneho ariko atari ukugira ngo amadini aya ngaya asanzwe abane, ari ukugira ngo ikigiye gusimbura aya madini kiboneke, kuko amadini nose barica abantu, induru ziravuga mu burasirazuba bwo hagati, ibintu byose byazambye. ariko ntibazi, n'abayuda ubwabo bariya abayahudi nabo ubwabo ntibazi ibyo ari byo, n'abasilamu ntibazi ibyo ari byo. ikigamijwe ni ukugira ngo nimara kuzamba bavuge ngo ariko ibi bintu ni ikibazo, bigomba gukurwaho. ariko bigomba gukurwaho abantu baramaze gutegurwa. niyo mpamvu abana bigishwa ibi ngibi hakiri kare, kugira ngo mu gihe cyabo. iyi ni porogaramu imaze imyaka 70 kuva muri 1995. iyi porogaramu yaratangiye nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, batangirira ku bana bafite imyaka 10 no kujya no kugana munsi yayo, kugira ngo bigishwe ibi bintu. niyo mpamvu iyobokamana buhoro ryagiye nko mu Burayi aho byatangiriye byararangiye, abantu birirwa bakora yoga no kumedita ho barabyakiriye, nta nubwo bajya mu nsengero. ubu rero gushyiraho igishushanyo gisengwa byo bizoroha. byo bizoroha. n'abasilamu ubwabo nabo ngo bamaze kuzinuka idini yabo n'ukuntu bayikunda. pasti bamaze kuzinuka ko barareba arasohoka bakamutema, kandi atemwe na bene wabo, bamubwira ngo ni jihadi, ngo ntabwo akora nk'uko bashaka. urumva neza? ubwo rero ibyo kandi byatangiriye mu gusenya ibihugu by'abayisilamu bikomeye. ibihugu 7 bigomba gusenyuka. gahunda yatangiye mu kinyejana cya 21. nayo iriya minara, niyo mpamvu iriya minara yo muri Amerika bayishenye. iriya Trade Center bayisenyeye iki? kugira ngo babone urwitwazo rwo gutangira intambara yo gusenya ibihugu 7 bikomeye by'abayisilamu. ibyo bihugu ubwo ni ntibihe pasti? Somalia, Sudan, Libya, Iran, Iraq, Lebanon na Syria. bagomba kubisenya. ubu hasigaye ibihugu bitari byakorwaho ni 2, ni Libani cyangwa Lebanon na Iran. ubwo se ni bande bagomba kubisenya? na Amerika, ni umuryango w'abibumbye, ni Illuminati. twe tuvuga ibikorwa byose ni Illuminati. Illuminati ntabwo izwi. Amerika ni igikoresho cyayo. abanyamerika ubundi bagwa mu mwore ntibazi ibyo barimo. nakuye ko muri Amerika nta mashyaka abayo. hari amashyaka 2 y'ibinyoma, ariko hari n'ishyaka ritegeka nyaryo baryita Council on Foreign Relations. iyo shyaka ribayo niyo itegeka. batubwira amashyaka menshi nabo nk'uko bakoresha biriya biwani kugira ngo bakore ibyo bashaka, natwe n'ibyo badukoresha. twebwe hangaba baba bashaka yuko tunicana. buriya niyo gahunda. amashyaka menshi bivuze kwicana. dukomeze noneho rero. so noneho rero ubwo iyo niyo nomero bushize niyo twari twavuze. ya kabiri nayo ni ya mbere. tugiye kureba rero iya kabiri. iya kabiri cyangwa ingingo ya kabiri mu cyongereza kabiri maze nasoma ko niho byaturutse. it is
reducing cyangwa the reduction of parental authority over the child. Kuvuga ngo umwana uburenganzira bw'umubyeyi ku mwana bigomba kugabanywa ku buryo bugaragara. Umwana akaba wowe nk'umubyeyi we ntukubyara, ariko uburenganzira umufiteho bukaba ari buke cyane, bukagabanywa mu buryo bungahe? Mu buryo bubiri bw'ingenzi. Icya mbere, guha abana uburenganzira bw'umurengera. Ubu ngo muri ino minsi ngo umwana afite uburenganzira bubwira umubyeyi ngo icyo sinkishaka. Nano mu Rwanda byarahageze. Twe mu Rwanda natwe turihutisha iterambere ry'ibi bintu, aho bakubwira ngo nta kintu ushobora gukora, ababyeyi mugomba kubwira abana ngo nabo batekereza ku byo mugiye gukora. Abana n'ababyaye ni jyewe ubatekerereza, kereka niba ndi ikigoryi, ariko niba ndi muzima ntabwo abana banjye, kandi niba ndi ikigoryi nanone ntabwo bakwiye no kuba abana banjye. Ni inama nabagisha, kuko ndi ikigoryi, nibagize n'icyo bambwira cy'ubwenge ntacyo byamarira, kuko ntabwo ndi bubyemere. Ariko niba ndi umubyeyi, abana banjye mbakunda, mbatekereza icyiza, kuko mpagaze mu cyimbo cy'Imana. Imana iravuga ngo ni ishusho itagaragara. Umubyeyi ni ishusho itagaragara y'Imana ku mubyeyi n'umwana, kuko Imana ari data kandi idutekerereza ibyo twe tutazi kandi byiza. Niko n'umwana amera, kuko umwana akivuka ni wowe umugaburira. Ajya gukora ku muriro ukamwitura urapfa, ajya gufata kuri buje ukamubwira urashya, umureba yegamiye intorezo tugira higira itagukeba. Wowe umurebera rero bakakubwira, kandi noneho ngo hari igihe kigira ngo uburenganzira bakabugukuraho. Namubyaye n'uruhinja rye umufashe, noneho yamara gutangira kuvuga, utangire kugira, kandi bakamubwira ngo uburenganzira bwawe ntibugarukira hanyuma twe tumwigishirize. So rero bakavuga ko umurenganzira afite icyo bita rights, ni ukuvuga ngo uburenganzira, children's rights, uburenganzira bw'abana. Iyi ni gahunda kandi turuka ino miryango ureba y'abibumbye, ishamikiye ku muryango w'abibumbye. Hari umwe mu miryango witwa UNICEF ushinzwe abana. Iyi ni chata yabo. Twe tureba ngo barafasha abana, baragira bati, ariko hari n'ikindi bakurikira, barashaka kwica urubyiruko. Umwana afite uburenganzira bubwira umwarimu cyangwa umubyeyi. Ntabwo umwarimu afite uburenganzira kuba yagira icyo akorera ku mwana, ariko kandi umwarimu nubwo afite uburenganzira bukubita umwana cyangwa bugira, ariko niba ubana n'umwana igihe kirekire, ni nawe wemeza umwana ibikubiye muri aya mabwiriza. Niwe ushobora kwibana n'umwana akamwereka yuko n'Imana iwabo basenga atariyo. Ariko nanone umwarimu ku ngingo ya 2 bavanye icyo bita mu Cyongereza bita ngo ni abolish corporal punishment. Umwana kumuhanisha umunyafu babivanyeho, kandi Bibiliya yo irabisaba ko tubikora cyane. Ubundi Bibiliya mu Migani 13 murongo 24 aravuga ngo urinda umwana inkoni aba mwanzi, ariko ukunda umwana we amuhana hakiri kare. Yes, aha rero Bibiliya iravuga ngo urinda umwana inkoni abagize ate aba mwanzi, ariko uhana umwana we abamukunze, kandi kuko amukunda amuhana hakiri kare mbere yuko umwana yangirika. Noneho rero hano kandi 19 hari icyo haduhwiturira, kuko abantu nabo bamaze kuba inyamaswa. 19:18 hano umwana wawe ugukimwiringiye, ariko ntumuhanire kumwica. Hari abajya bakubita abana ngo yakoze mu nkono, igikonje akagishyira mu ruro kigashya. Nese ubwo ni umuntu cyangwa ni ikindi gikoko? Agari uguhana. Oya yaraba yarapfuye buryo. Ugasanga umwana ngo yibye igiceri, kuko yari umugabo yarakitezeho ikindazi ngo ari burari, agafata umwana akamuniga. Urumva aramuhanira kumwica. Ibyo ntabwo bijyanye n'ubutumwa bwiza. None tukarangiza tuvuga aya magambo dusanga mu Migani nanone 23. Migani 23 umurongo wa 14. Hari amagambo meza agira ati, ntukange guhana umwana, kuko numukubita umunyafu atazapfa. Uzamukubita umunyafu
maze uzakiza ubugingo bwe kujya ikuzimu. Amina. Uzakiza ubugingo bwe kujya ikuzimu. None abangaba barashaka yuko abana bacu bajya ikuzimu. Ubwo mu yandi magambo muri mishoni Satani yatumye Illuminati harimo no kuba ababyeyi batemewe guhana abana, kumbe kutabahana egare kubohereza ikuzimu. Abana ubwo bari mu rugendo bajya ikuzimu. Abana bacu niyo bagana. Ariko wowe abana b'iki gihe uko bakura abana basore bangana n'uriya, buriya ntiwamuha umugore ngo babane, abazi yuko umugore uri mugaburire. Ni ukuvuga ngo bene uwo muntu nta responsibility afite uko yarizwe. Abakobwa barakura bicaye mu ntebe, agashiroza yo kutera ku matoko areba televiziyo, kuko ibira ngo aragenda ku ishuri murangiza segonderi akajya muri university bizabirangiye, nazi yuko azarangiza ibyo byose akabura byose nk'ingatimene, kuko nicyo Satani arimo dukora. Yarabanza dushikisha kuvuga ngo niba urangiye university urabona akazi, byari nk'ihame. None ubu ngubu graduates bose bari ku mihanda, ahubwo barimo barababwira ngo ibyo mwize mubireke mwongere mujye mu myuga. Hariya ni icyumumenyi ngiro. Ubaze ukora iki? Ni twese tumara kuba babaje se niruzabariza undi. Ikintu cyose kigera kideclining with the demand. If the demand goes down, niba ubukene bw'ikintu bumanuka kitagaciro, icyo tugomba kubyumva. Ariko duhora muri ibi bave mu myuga, iby'imyuga nibara kuzura tuzashakisha ibindi. Babaje kujya babwira ngo ikintu kigezweho no kwiga za science. Ntabwo ugeze ubyumva? Yego. Abana bakiga za science. Science niyo babona kose. Ariko science biga ibikize. Ubundi muri science iyo wagize amahirwe cyane wiga ubuganga. Ubwa kabiri kuba engineer. Ubwa gatatu ibindi bisigaye ni ibishamikiyeho gusa. Nka architecture, ibintu byo kushushanya, byo kubaka. Ariko ibintu bikomeye cyane bizwi muri science zabazikurikiye is medicine and engineering. Engineering of all types including mechanical, civil, mbese biriya bya kuba ushobora kuba makanika. Ariko cyangwa ukaba umuhanga mu bintu bya computer, cyangwa se ukaba electronician baba kuri bya electronics ukabikanika. Ariko ibyo bintu nzabamaze kubyiga ubu ngubu nta kazi bafite aho bakora uturaka. Why? Abiga baraba benshi kandi economy z'ibihugu zira zimanuka ku buryo batangira akantu nkako bashaka no gukorera kabura. None ubwo abantu bamaze kwerwa batyo bakageraho, ubigisigaye niki? Ubigisigaye no kwiga computer cyane niyo kigezweho ubu ngubu, no kwiga imyuga. Computer ukayiga ku buryo hariho gahunda yo guhindura ubwenge bwacu tukasimburwa n'amarobo. Ririya robo ryaje mu Rwanda ryitwa Sofia. Muri Sofia icyo bivuze? Buriya ni ikintu cya kera cyitwa Sofia n'ubwenge bw'Imana. Sofia n'ubwenge bw'Imana. Niyo mpamvu twiga isomo ryitwa theosophy cyangwa theosophia, ubwenge bw'Imana. Ibi ngibi ni ibintu byatangijwe n'umugore witwaga Helena Petrovna Blavatsky w'Umurusiyakazi, wavuye n'imizimu mu misozi miremire ya Himalayas. Imwigisha isomo, hanyuma aragenda ryigisha uwo nguwo Alice Bailey. Alice Bailey nawe aragenda, kandi nawe ni umugore. Ikinyejana cya 19 cyabaye mu ruhererekane rw'abagore, kandi isi bayigeze kure muyobokamana. None muri politiki uwo mugore aragenda ahura ni diamond yitwa Juwari Kulu, amara y'imyaka 3. We noneho yakoze agashya, we yanditse n'ibitabo. Ibyo bitabo 25, kuri ibyo bitabo 25 ibyo yanditse 19 kuri byo yabyanditse ahabwa amabwiriza ni diamond ryitwa Juwari Kulu, ahantu bita mu butayu bwa Shamarara, imisozi miremire ya Himalayas mu gihugu cya Tibet. Aho rero niho yavuye ajya muri Amerika, noneho atoza aba bantu, atangira icyo bicapiro gitwa Lucis. Lucis bivuze iki? Lucifer Publishing Company. Niyo Lucis Publishing Company. Yandika ibitabo no birahari. Ibyo bitabo byose kugira ngo Lucifer ariyo Luciferi, kugira ngo abantu batamenye ibyo ari byo bayise Lucis Publishing Company. Ntabwo ushobora kumenya ibyo ari byo, ariko mu ibanga bo baba bazi icyo bavuga. Ibyo bitabo rero amahame abikubiyemo niyo yakurikizwa na ONU, babikurikiza uko gahunda bahawe gahunda. Ibi tuvuga rero izo ngingo 10 zashyirwa hagaragara n'uwo mugore. Izi ni ingenzi zoshamikiraho ibintu byose byinshi.
hanyuma pase ni ukuvuga ngo ibi bintu birebana n'uburere bw'abana, gukuraho kuba umubyeyi yacyaha umwana we, kuba umubyeyi atavuga n'ijambo na rimwe, numvise ushyiramo na UNICEF. UNICEF bifitemo uruhe ruhare? Niyo iri guharanira iki kintu cy'uko kitagira, ubwo nayo yaba se iri muri uyu muryango bambaye yaba irimo gushyira mu bikorwa ibyo uyu Arisipeyire yandikishije cyangwa yashyize izi ngingo yanditse? Iriya miryango yose ishingiye ku muryango w'abibumbye ifite ikivuze. Nk'uyu nguyu wa UNICEF ushinzwe abana, niyo mpamvu muri ahangaha tuvuze abana babonetsemo, kuko ni cyata, ifite cyata yayo yuko abana batagukubinda koreka. Ni ukuvuga ngo iri tegeko barimo barariharanira cyane, uburenganzira bw'abana. Dore uko bimeze, baravuze ngo kuva mu mwaka w'1947 kugera mu 1948 muri South Africa haje muri Afrika y'Epfo bashyize ahagaragara umushinga cyangwa itegeko rihe abana uburenganzira bwabo bw'umurengera, ryo bise UNICEF Charter, itegeko cyangwa ingingo ikomoka muri UNICEF. Ubwo UNICEF kimwe n'iyindi miryango yose, nubona imiryango iharanira abagore, y'urubyiruko, y'abagabo ntajya mbonamo, kuko mu buryo umugabo afite inshingano zikomeye, burya niwe barwanya, kuko niwe Imana yahamagaye kandi niwe yaremye. Ariko ibyo byose bifite iki? Iyo miryango ishaka kugira ngo ibizanire kwigomeka. Ubwo ingingo twumvise ni ingingo ya 2. Uvuga ngo abarimu bagomba kwigisha abana muri iyo ngingo ya 2 tuyirangiza, ngo ntabwo bagomba gukurikiza kwizera kw'ababyeyi babo, kandi ababyeyi nabo basabwa ikintu kimwe gikomeye cyane: kudahatira abana babo gukurikira imyizerere yabo. Ntabwo ufite uburenganzira guhatira umubyeyi, wowe nk'umubyeyi guhatira, nubwo nanjye ntemere ko gahata aricyo cyiza, ariko nibura umwana umutoje umuco wawe, wenda Imana ikazamusanga aho ngaho, ariko ntiwemera kumuhatira kwizera kwawe. Kandi ibyo nino bibigisha ni umwarimu. Umwarimu afite umurimo ukomeye wo gutandukanya umwana n'umubyeyi. Burya tuvuga ko dufatanyije n'abarere mu mvugo isanzwe, twebwe ababyeyi ngo dufatanyije n'abarimu kurera abana, ariko ntabwo ari byo. Hari uburezi hakaba n'uburere. Twe tugomba guha abana bacu uburere. Uburezi n'ubwo umwarimu, ariko ikitonderwa, umwarimu agomba gukora nanone akurikije icyo Imana ivuze, kuko naho uburezi wa mwana amuvangiramo ubumenyi, none akije no mu myizerere ye aramwicira impagarike y'ubumuntu. Niyo mpamvu abantu benshi barangije amashuri usanga ari abantu batandukanye natwe. Mubwira ibintu ugasanga ntabyumva, uko data yabagaho ntabwo ari kugena bayo. Nanjye yaga batari ko abubu meze mute, nanjye mutima wanjye nkumva ndamuseka mutima kuko ari inyuma, ariko ubu nibwo namenye yuko ari wari waribeshye. Twese nuko niyo ziratunyuramo. Niyo mpamvu ubu ngubu ntarenganya umeze atyo, ahubwo namuhwiturira cyangwa namukangurira kumenya aho ari kugira ngo ahahunge, kuko ari mu kibazo. Tugiye kurebera ingingo ya 3, ndibire ko tunayirangirize ko irakomeye, tuzatangira n'iya 4. Yo ishinzwe gusenya umuryango ushingiye ku mahame ya Gikristo. Ni ugusenya umuryango nk'uko tuwuzi, ushingiye ku mahame n'imico kama ya Gikristo. Kubera iki? Aha ngaha haravuze ngo umuryango ushingiye ku mahame ya Gikristo niwo karemangingo k'ubwoko, a nation, k'igihugu. Iyo ushenye rero ubushenye igihugu. Abantu rero dukurikije amagambo ya Arisipeyire, abantu bagomba gucungurwa bakavanwa mu bubohe bw'imiterere ya Gikristo, kuko kuba mu Bukristo ni ukuba imbohe, ni ukuboho. Mu buhe buryo? Agomba kubaho uburyo nka 3. Uburyo ni bubiri bw'ingenzi. Cya mbere, mu Cyongereza inomero ya mbere, kugira ngo usenye ubukristo ntabwo ujya kure, urabanza ugateza imbere icyo twita sexual promiscuity, ubusambanyi. Mu buhe buryo? Urubyiruko rwemerere kugira ngo rurinduke gukora imibonano mpuzabitsina
mu gihe rukiriho kandi rutari rwanashaka. Bajye bagira icyo bita free sex kugira ngo bajye bagira guhuza ibitsina mu buryo bworoshye, kandi bakangurire kumva ko kimwe mu bintu biryoshye kandi bibereye umunezero w'umuntu ari ikintu cyitwa umukino wo guhuza ibitsina. Hano mu Rwanda ejo bundi hari n'ikindi kintu bakoze, ariko baragenda bakurikiza abandi, yuko umuntu uryamanye n'umwana utari munsi ya 10 n'imyaka 18 arahanwa, ariko abana bari munsi ya 18 baryamanye uwo ni umukino usanzwe. Buriya murindi banga harimo gukora kundi utazi. Bano bana gusohoza ibi kugira ngo babana ubu mukino wabo bawubemo. Noneho ahandi uvuze ngo urarengera umwana usakuze n'umugabo wamuteye umufunge ndetse umukatiri nushaka kudamwice, ariko cya kindi warebye mu mwana cyo kimurimo hari ugaragaza yuko umurengera kandi ahangaha umwica. Niko gukora double deal. Satana akora mu buryo bubiri. Vuga ngo izi ngingo ebyiri ndumva zigenda zikurikiranye, ari iriya ngingo tuvuyeho iyo kwambura uburenganzira umubyeyi ku mwana we, sibyo? No tugeze aha ngaha no mu gusenya umuryango ushingiye kurebana n'iyobokamana. None bagezaho bemera ko abana baryamanye mbega babumvisha uburyo ari byiza biryoha. None pase iki kintu nuvuga ngo ubu ngubu ikibazo cyo tuzasanga nahoze numva umuntu akimbaza na nijoro ko giye abantu benshi barambaza, yambazaga ndo mu bitotsi ariko ndacyabyibuka. Amwe ati biri iwacu nisha abana bashize barashaka abagabo. Nuvuga ngo abagabo n'abahungu, kuko abagabo ukabona umukobwa ukiri muto agira kumwifuza. Noneho naba abandi nabo abakobwa nabo niko bameze, bari kwifuza abagabo, bari kwifuza abagabo kandi bakufuza abagabo cyangwa se nabo bangana nabo, ariko ya gahunda yo guhuza ibitsina kayigeraho. Cyane cyane burya abana yo tubigisha ibintu byo bita ngo reproductive system. Ubu ngubu hariho na gahunda yo kwigisha abana ngo bakiri bato, tukabigisha tukababwiza ukuri impamvu bajya mu mihango, impamvu abana b'abakobwa imihango bayizamo bate kandi uzi ko bayijyamo bakiri bato imyaka 13. Ngo tugomba kubabwiza ukuri, tukababwira umwana ntava mu mukondo, umwana aturuka aha. Ese ibyo ngibyo kubimubwira birica kamere ye y'ubusambanyi. Ese kuva babyigisha babikora umusaruro n'uwuhe? Ikibazo gikomeye cyane. None se sibwo ibintu birushaho kuba bibi, ahubwo uko mbibona nabwo nyine babana bamakurushaho gushaka gukora imibonano mpuzabitsina cyane. Ni ukuvuga ngo ibi byose birarwanya inzira y'Imana, birarema ikintu gishya mu rubyiruko rwacu. Ubu rero ahangaha ntabwo itorero ryakabaye ryarahagurutse n'imizi n'imiganda rikamagana ibi bintu, tukagira gahunda icyo bita counter insurgency, ubundi buryo bwo kurwanya the insurgency staged by the antichrist. Uburwanyi Satani arimo araturwanya, tugomba natwe kumurwanya. Tugakora icyo bita counter revolution. Iyi revolution irimo ikorwa tukayirwanya natwe. Ariko ntabwo ufite aho uvugira, abakaye babivuga ntibabirimo, abandi baravuga ngo bitanturukaho, ariko Kristo ntibazamubona ko tugomba kuvuga ibya Kristo nkuko biri. Umwanditsi aravuga ngo ibingibi kandi bihabanye n'ijambo ry'Imana rivuga ngo gusambana n'ubwandu bwo ari bwo bwose ndetse no kwifuza ntabwo bikwiriye kuvugwa muri mwe. Nkuko tubibona mu Efeso igice cya 5 umurongo wa 3 kugera ku murongo wa 5. Abakora ibyo byose ntabwo bazajya mu bwami bw'Imana. Aha rero abana bacu baratozwa ku buryo batazajya mu bwami bw'Imana by'iteka ryose. Ibyo dushobora kubyemera ko turabavuga butumwa. Iyo abana rero bagiye bakura bameze kuriya, ibyo bintu ntabwo biba ari byo. Iyo numero ya mbere. Iya kabiri dusohorezaho rero ni niyi. Kugira ngo ibyo bishoboke, ibyo tuvuze bishoboke neza, tugomba icyo bita the advertising industry. The advertising industry ni iyi media, itangazamakuru. Iyo tubona kuri televiziyo, muri za magazines, muri za telefone, mu mafilime, muri no mu bindi bintu byose, nta kindi babishyira imbere n'iki mu busambanyi. Baragenda bakakubwira ngo iyi filime
niba utari wageze imyaka 18 ntuyirebe. kumbi baguteye kuyireba. Oya baguteye amatsiko. Ubundi ako kantu bavuze ni nkaho baguteye amatsiko yo kwita noneho ushaka kureba iyo filime. Uhita uvuga atari ko uzageza n'imyaka 18 ngo ndebe iyi filime. Ni ukuvuga ngo utangira kureba filime uri umwana kuri televiziyo, abasomana bagira bate uri iwanyu muri salo y'ubu bireba. Watangira kugira telefone wayibye nka kuri wayireba, cyangwa nk'ubu ngubu hari gahunda yo gutuma abana bose babona computers. So ziriya za computers they switch wherever they want. Umwana niba akoresha computer no kwiga burya kurapfa. Urumva bya bindi atazabireba. Atuvuge nk'abantu ikintu cyose kiba kiri unique kidasanzwe umuntu wese ashaka kukireba. None ikintu kijyanye na kamere giprovoka kamere yawe, feelings zawe z'ubumuntu, cyane cyane kijyanye na sex. Umuntu wese yere kufite ikibazo kigomba kumuaffectinga. Uburyo bwo kugikira no kugihunga. Ubwa kabiri ariko kagihunga ufite Kristo ko n'ugushoboza. Ntabwo wagihunga cyuko kubwawe ko ntabwo wakuhunga ikikwirukamo. Yes. Hanyuma rero ubu ngubu iyi miyoboro niyo igomba gukoreshwa. Umwanditsi aravuga ati ese ibi bintu have they succeeded? Ese aba bantu ibintu bakoze baba barabyungutsemo, baba barageze ku ntego? Igisubizo ni ye. Babyungukiyemo. Niba ushaka kureba ni uko byagenze kugira ngo umenye uko babyungukiyemo, reba uburyo itangazamakuru bikorwa. Uburyo bwo kwamamaza, iyamamaza, cyo bita advertising industry. Iyamamaza uburyo bikora ngo rikora mu buryo bwose bushoboka kugira ngo ritware ibitekerezo by'abareba. Nta kandi nta kwamamaza kuza kutarimo icyo bita mu cyongereza sexual connotation. Hatarimo akantu nibura cyangwa akantu kaganisha ku busambanyi. Uzarebe imyambaro ababyina yari igitsina gore bambara ubusa bakagira utuntu. Ubu ngubu nibyo bigezwe. No kuvuga ngo mu birebana n'umuziki, kubona umuntu igitsina gore uririmba mu muziki atambaye ubusa ntabwo yemerwa. Iyo se yaba ari indirimbo ahubwo ni ndetse wayireba. Ubu indirimbo iyo ari yose igomba kuba irimo igitsina gore n'igitsina gabo, ariko igitsina gore akaba yambaye ubusa. Kandi nubwo no mu ncezo, mu buryo bacezamo ukabona ni nka sexy n'ubundi barimo, ku buryo ubona ari byo barimo n'ibibyinire niyo. Noneho ahanga avuze no ku kintu ngo kugera no kuri ice cream irawize. Harya buriya mu Kinyarwanda twahita dute? Ice cream ni akantu abana barya gakonje. Sinari nabyitegereza, ariko aravuze ngo burya ni yitegereje uyibona ishushanyije ikibero cy'umugore. Noneho bagomba kwerekana ikintu gituma ibitekerezo by'umwana biva aho kurufatiro byariho cyangwa mu cyerekezo bakabiganisha kuri kiriya bashaka. Kandi iki ni ikintu kiba cyoroshye. Baragenda bakwereka ibintu byinshi bitari na ice cream. Kubera iki? Ngo kubera ko nibwo buryo bashaka yuko mu bitekerezo by'abantu. Ikitonderwa, the advertising industry ni ukuvuga iyamamaza cyangwa porogaramu y'iyamamaza ishyirwamo amafaranga menshi kugira ngo ibyo bishobore kugaragara kuri za televiziyo no kuri radiyo. Ndagira ngo tugaruke kuri aka kantu. Abantu benshi ntabwo ibi bintu babisobanukiye kandi bazi ko ari abakristo. Iyo ubona ufite televiziyo iwawe buri munsi, ku buryo ku munsi mushobora kureba nka series, hasigaye hari amafilime njya numva ngo amanyakoreya, filime z'impinde n'izindi nazo zimaze kugera kure cyane, ku buryo niba abana batari ku ishuri buri kanya aranyarukira kuri nuza ku masidio hari aba barimo kuzitanga, kabashyizeho akabaraje kubisa hariya akirwa yicaye areba. Iyo atari hari igihe mama wari we wirukanka akaba aragiye ashyizeho ati mushyireho 20 akabaje dushyize hariya bakareba. Yaba atari ugasanga na papa waraje arabikoze. Hanyuma ku buryo ureba ukabona abantu nta yindi mirimo bakigira, nibyo bariho. Umwana ajya ku ishuri akavuga ati ndataha ryari ngo nkomereze kuri ya kakandi kari kagezweho. Umugore ugasanga hari n'imirimo n'imwe
adakora kubera ibyo ngibyo, cyangwa usanga no kwita kuri ba bana koko nabwo ntabwo ashobora kubona umwanya wo kubitaho kuko n'ubundi ibyo ari kureba nabo nibyo barimo barareba. Noneho ugasanga kandi ibi bintu mu ngo za gikristo birahari, birahicaye. Ni iyihe ngaruka ku birebana n'agakiza kuri aba bantu? Kandi no bakajya gusenga ariko nubwo bari mu materaniro, bari muri ayo madini yabo, maze yakwigisha ati nagire vuba nsoze njye kwirebera agafilime kanjye, ku buryo umutima we uri hariya. Aba bantu mbega ni izihe ngaruka zababaho? Kuko hari ijambo Daniel yavuze mu bice 12, aho nako ni marayika bimubwiye, ari we Yesu, yaramubwiye ngo imbaraga zabera nizimara kumenagurwa ngo niho ibyo byose bizahera ko bisohora. ni ukuvuga ngo kamere, kuko iby'amaso akunda kureba n'ibyo twifuza kubona ngo byose ni iby'isi. kandi mu rwandiko rwa mbere Yohana yandikiye itorero igice cyaho cya 2 umurongo wa 15, mu byo byose byo dukunda kureba kugira ngo byange, ntabwo byanga ku bwa kamere yawe rwose. abantu be kwirwa banivuna, ni Yesu wenyine ushobora kubigukuramo rwose, kuko ugira utya ukavuga reka mbirebe, kandebeho gake ukagira amatsiko, noneho ukumva n'ubuzima bwawe bwananiwe. So rero ibyo ngibyo, icyambere na mbere cyo nabwira abantu nuko banza bakamenya yuko ari umushinga wa Satani. Iyo umaze kumenya ko ari umushinga wa Satani, umenye ko biturutse ku mwanzi, kandi umwanzi wawe akaba n'umwanzi w'umwami wawe. Noneho niba bituruka ku mwanzi, ese baragushakirije icyiza? Igisubizo ni oya, urashaka yuko urimbuka. Ubwo rero ikintu cyambere wakora ni gutangira intambara yo kurwana nabyo. Ikibazo rero nk'abo bakristo buryo rero mureze babanze yumve, babanze amenye ngo ni umwanzi. Dutangira kumva ikintu mbere, urabanza ko kiriya kintu ndeba kiraturukaye, kiraturuka ku mwanzi. Aho ni step ya mbere nziza, kuko iyo uvuga ngo hani ibisanzwe abantu bakina, ni ibisanzwe nose bitwaye iki, burya ntabwo bari bamenye ikibazo. Ariko niba uvuga biraturuka ku mwanzi, kuko tubyiga, umenye neza gahunda irimo, none ugatangira kurwana icyo kintu uburyo wakikuramo. Byasaba no gusenga kugira ngo intambara uzayitsinde. Si nkubwiye ngo bikora uyu munsi, wenda uyu munsi ushobora kutabisharangiza uyu munsi, ariko ushobora kurwanya umunsi ukabirangiza wowe uri bukuri iki kiganiro, uragira amahirwe. Ariko niba cyane cyane wageze ku rwego byo kukubata, kugira ngo uzabitsine imbaraga za Kristo, byagusaba no gusenga no kwiyiriza n'ubundi buryo bwose bushoboka, ukareba ubivuyemo. Kandi iyo bivuyemo burya n'abana bivamo, ko televiziyo ufite uburenganzira buyihagarika. Hari abantu bavuga ngo aka ni ak'abakuru, abana badahari. Ibyo nabyo si byo. Ak'abakuru kuki wemerewe kugakora? Niba n'umwatemerewe kugakora burya ni kabi, naho kavemo. Hari ibiganiro by'ibishego bijya bitambuka ku maradiyo ngo saa 5 abana baryana. Najyaga mbyumva n'abagore barari barabyihaye kubivuga, bakavuga amahano yose ngo barigisha bashakanye. Ibyo byuvuga ntacyo bimaze, n'ugasanga n'abagore no babivuga. Kandi abo bagore ugasanga barashyira mu rugo no gusenga kugira ngo bitinyure ababikurikira buve ko ari iby'Imana. Ko umuntu yavuze gusenga, avuga izina rya Yesu, uvuga iki, noneho babyuvuga kumva ariko uyu muntu uvuga n'iby'Imana byo ko biremewe. Ariko ni Satani uvuga mu mayeri. None pase, ubwo uravuga iki nko ku bantu bubatse ngo bareba pornography baba Kristo? Ibyo ngibyo ni ibintu bibi cyane. Ku cyambere pornography izana indwara yitwa sexual perversion. No kuvuga ngo pornography ni umukino w'impuzabitsina urenze uko tubizi. Utuma abantu biga noneho guhuza gukoresha ibitsina mu buryo butari bwo. Nazi igitsina ubundi kitwa guhuza igitsina n'ikindi. Tugeza no gufata igitsina ukishyira mu kanwa k'umuntu, cyangwa mu gutwi, cyangwa mu kibuno, ubwo buganaye. No kuvuga ngo baze kuba perverted. Cya kindi uko Imana yabiremye byarenze, urajya mu byo Satani ashaka. Ninde ubikora? Umuhanuzi kazi Imana yadutumyeho mwaka w'icya 969 wa hano yari mu gihugu cyitwa Norway cyangwa Norvege. Yabwiye umukozi w'Imana witwaga Emmanuel Minos. Uyu muhanuzi kazi yabwiye umuntu w'Imana witwaga Emmanuel Minos, aramwati mu minsi iri imbere hari ibintu bizaza mbere ko Kristo aza. Icyambere hazaduka abantu bahagara kuri alutari bavuga amagambo yo kwinezeza no gushimisha abantu no kubaryoshya no kubasetsa.
aho kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu. Icya kabiri, ubusambanyi bugiye kuzakorwa ku mugaragaro ku manywa y'ihangu kandi bukore kuri za televiziyo. Icyo gihe computer zitaraza, televiziyo yari hari kandi yari imwe, ari national y'igihugu. Za televiziyo zo hirya no hino zo musanga no hirya no hino zari zitaraza. Oya n'izingizi zandi zo online zo zari zitaraza. Noneho rero ubu ngubu nibyo biri ati ubusambanyi buzajya bukorwa. Noneho rero uwo mugore ibyo yavuze, hari ikintu yavuze gikomeye, ibindi yavuze kandi byihore tusabivuga utaha. Yaravuze ngo impamvu bazajya babikora nuko abadayimoni bakoresha bari abantu bari abusambanyi. Ubireba bari abadayimoni baza bamuzamo bamujyemo. Kimwe n'iriya mikino y'amafilime y'intambara, violence n'urugomo, abantu batera abandi ibyuma. Ibyo bizatuma iya myuka iva, ababireba bakabikurikira, bizajya imyuka izajya ivavamo ize ibabemo. Noneho ni ukuvuga ngo umuntu wa mudayimoni ukora, kuko uriya muntu ngiye nkibona bwa mbere muri 70 yari utangiye kubona ibintu nk'ibyo, kubireba n'amaso yanjye ndakangarana, hari muri 2008. Ikibazo nibaje umuntu ujya ku mugore n'umugore bakishima, noneho umuntu aba kamera bafite imbaraga ki? Icyo kintu nakibaje kumara igihe kirekire, ariko ni ibigaragara ko hari imbaraga z'umwanzi zibikora, kuko wa muntu ashobora kubikora ari muzima, ashobora kubikora afite uko yabaye kundi. Rero niyo mpamvu rero ari imyuka mibi izabura muntu ikamutera iki? Imbaraga zo gukora ibyo ngibyo. No ya myuka nayo ntabwo uyu nguyu ni igikoresho, ariko nawe biragushaka. Uyu ni umuvuga butumwa, ariko wowe ushakwa ni wowe nanjye nawe bazakurikira ibyo bintu. Abo rero gutsinda iyo ntambara twashowemo n'umwanzi ni intambara ikomeye, kuko mu isezerano rya kera Imana Satani yaraniwe uburyo bwose, yohereza Baramu umuhanuzi. Niwe wakoze ikintu gikomeye cyane, agira inama Baraki. Baraki wari umwami w'Imowabu, aravuga ati bariya abantu ikintu gisigaye wakora kubatandukanya n'Imana yabo ni ukubasambanisha n'abakobwa. Aboherezamo abakobwa bato baba ahagaze bagenda biroha mu rusisiro rw'Abisirayeli kugira ngo basambanye. Ibyo rero byatumye Uwiteka babara. Ibyo rero nibyo Satani akora. Abasirikare b'Abafaransa baze mu Rwanda hano muri Turukwazi n'ubusha gashya, babohereje abakobwa ngo batoye babasange, basa nk'abo babagemuriye ngo kujya kubakira. Icyo ni ikintu Satani buri gihe akoresha kugira ngo ace intege umuntu w'Imana. Sivuga yuko abasirikare b'Abafaransa bari abantu b'Imana, ariko ni Satani ni biriya gororera bi mu busambanyi. So ubwo bishatse kuvuga ngo abakristo ntago bakwiriye kureba pornography, bubatse ndavuga bubatse ingo. Urubyiruko rwo tuwe tunaruretse rwo nta nubwo babyemerewe. Umukristo wese, umuntu wese uzi ko yizeye by'ukuri ntago akwiye kureba pornography, ntago akwiye kuyibona. None se kuko ashobora kuyibona, bavuga ngo ntacyo bitwaye. Hari ushobora kubireba mu bushakashatsi cyangwa icyo bita curiosity, kugira ngo arebe ibintu, ariko eventually bikugiraho ingaruka. Hako ubundi ubushakashatsi akora, ubundi buri wese abayobewe. Ni nko kubwira umuntu ngo genda umwigishe kurya, ubu akanwa wayoberwa aho kari ngo ugatamike. Hariho ibintu byo bakora wabireba ugasanga bari igishindi ikintu kidasanzwe, nko kwigisha icyo bita incest, icyo bita bestiality. Ubwo ni ubundi buryo buhanitse, ko incest ni ukuzirura ibintu, ugasanga bavuga ngo araryamana na se cyangwa na uncle we cyangwa step sister. Step umwana ndahuje wenda muhuje so gusa cyangwa nyuko, ugasanga barabikoresha kugira ngo mwebwe aba bana mu miryango mukora icyo cyaha. Ariyo mpamvu ubu ngubu umwana iyo yigira iwabo uri nyirarume cyangwa uri se wabo, basanga bamuteye inda, ntabwo bazi ibyo aho bituruka. Ushobora gukora ubwo bushakashatsi kugira ngo urebe ubone uko ubyigisha, ariko nabyo sinzi wenda hari ukundi wabyiga, ko kubireba ubwabyo ni ikibazo. Ni imbaraga z'Imana zishobora kuba zatuma ibyo bintu bireba. Bakakwereka umugore aryamana n'iki n'imbwa, kandi bagakomentinga za comments zishimira ibyo bintu. Noneho umugore nawe, kuko abagore kenshi babuza abagabo, ashaka icyo uburyo niyo mbwa ayibonye akareba ntacyo biri mutware mu buryo bw'uburwayi busanzwe, nta mpamvu ataryamana nayo, ko bizageraho bivuga ko ari ibintu bisanzwe. Ko nabonye hari ubukwe bakoze ejo bundi abapastori ngo bakoze ubukwe, umwe n'uwo muri Kenya undi no muri Afurika y'Epfo, umugabo n'umugabo, abantu barahurura barishe. Noneho amatorero yabo ababakurikira bavuza impundu barabyina, byumvikane ko abantu bakurikira Imana bakurikira abantu, ko umuntu n'abayobye murayobana.
icyo ahaye ubutagatifu nawe uragitagatifuza, cyangwa icyo yeje nawe urakeza. Ikibazo niyo mpamvu nari mubwiye birakomeye kugira ngo ibintu uzabirekure bisaba imbaraga z'Imana, kuko urabona ibi koko nk'uko mu bitweretse byagezweho, sibyo? Kuri social media ahantu hose urabona ufite telefone, udafite telefone ushobora kujya ukabona biratambukaho, ku muhanda biratambukaho, ahantu hose mbega ubusambanyi bwo buragwiriye ku ikoranabuhanga rwose, ku mbuga nkoranyambaga hose urareba ukabona nibwo gusa. Noneho nkavuga ni nk'aba ba Kristo noneho rero bareba n'aya masiri bareba, bivuga ngo nabyo ntibabyemerewe kubireba niba ari abakristo. Ntabwo babyemerewe kubireba kuko ni addiction. Biriya bintu biba birimo intambara, biba birimo iki byose. Ega ntabwo tureba wenda pornography gusa, tureba na biriya birimo violence, birimo urugomo, ubugome, intambara, ubwicanyi, imodoka zigonga izindi. Buriya bituma umuntu naba umuntu yarebaga umuntu umuteye icyuma kareba hirya kumva ko ari ishyano, uzabimenyera nawe umuntu umutera icyuma utinyuke. Ni nkuko buryo umuntu nkanjye nk'ubu ngubu ntabwo nyambaga inkoko, hari abandi bantu baza bakayimbagira, ariko iyo baga inkoko wayumva ari ibintu bisanzwe, ariko giye kwibaga unyice aya njya bigerageza, ariko byo kwihagararaho kugira ngo umugore ataseka ngo twabuze icyo turi ariko ntabwo ari umuco wanjye. Ariko abandi rero kuko asanga ni ibintu byoroshye, n'abariya babaga inka, bariya bacinjaje bakinja babaga inka, buriya gutera icyuma cyangwa gukubita ntacyo bimubwiye, abona amaraso ameneka buri gihe. Umuco uwe warabimenyereye. Hari ikibazo nari mfite nshaka kugira ngo mbabaze, kandi ubwo turabaza tubariza n'abadukurikiye, cyane ukunda kugaruka ku birebana n'amadini, kandi abantu benshi bazi ko ari nyine ayo madini ariyo nzira ijya mu ijuru. Niyo mpamvu ushatse kumubwira ati nyamara hari ahantu urebye nabi ushobora kurimbuka, akakubwira ati ahubwo niwe warimbutse kuko nta dini ufite cyangwa se wigumuye ku itorero ryanjye. Niyo mpamvu benshi bahita banavuga ngo wahinduye imyizerere bakagutenga. Turagaruka kuri iki kintu kirebana gatoya n'umubatizo. Ni akabazo gatoya ntabwo turi bugatindemo kubera ihe mpamvu. Uretse kumva umuntu kuri radiyo hano ngo ni umupasitori, numva afite ministeri, aravuga ngo amadini yose aba yarimo nyine bose nyine ni abayobe, ngo kubera ko babatiza mu butatu. Numva arenda guhuza n'idini ry'abatemwe de Jehova, batemwe nyine ubutatu ntibabwemera. Aravuga ngo intumwa zabatizaga mu izina rya Yesu, kandi kuko arabyerekana mu byakozwe n'intumwa byose uburyo nyine iyo babatizaga mu izina rya Yesu gusa. Arongera ajya mu Befeso aravuga ngo kandi twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Ngo rero niba ariho twubatse tugomba natwe gukora ikintu intumwa zakoraga, ngo kuki tubatiza mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Ngo abandi bose barayobye. Ariko aho nge nagize ikibazo kuko nasanze Yesu ari zo nshingano yasigiye intumwa. Aho hantu ajya ngo dusobanure gatoya ku kintu kirebana n'umubatizo, harimo n'ibi ngibi by'ababatizwa ku gahanga, ababatizwa mwebwe muradusobanurira uko mubyumva. Ubundi tugiye katurebe ikintu cyitwa umubatizo, ariko mbere ko tuva ku by'umubatizo katurebe ku buyobe bw'ikinyejana cya 19 burimo umuyobekazi Ellen White, burimo umuyobe w'icyatwa Joseph Smith, burimo umuyobe ukomeye cyane Charles Taze Russell w'umuiluminati washinze idini ry'abayehova, ndetse no hanyuma yaho wasozeye abandi muri icyo cyiciro ariko w'ikinyejana cya 20 nawe witwaga William Marion Branham. Aba bantu bose ni abayobi, baje bose biyita abahanuzi kandi bavuga yuko ndetse abayoboke babo bayemwe muri ayo madini bafata fondateur cyangwa uwashinze iryo dini ryabo nk'umuhanuzi kandi ari nayo wanyuma. Ibyo rero ubwabo ntibashobore kumvikana, kandi andi madini ntibayemere. Ni ubuyobe bukomeye Satani yashizeho mu rwego rwo kurwanya ubuprotestani. Kuko nibwo bwari bufite inkubiri zo kuvugiriza ubutumwa bwiza bwo kwihana no kubarwa ibya nkuko Yesu yabitubwiye. Hanyuma rero buri bantu bagendaga bagira, bamwe basubiye amategeko, abandi basubira ku isabato, abandi basubira
kuvuga yuko ngo Bibiliya ituzuye. ngo Joseph Smith niko yavuze yuko hari ibindi bitabo, ngo Yesu hari abandi bantu yabonekeye muri Amerika bari abo barimbutse, ngo abaha ubutumwa. ngo rero igitabo cyitiriwe Mormon, icyo gitabo iyo ngo cyuzuza Bibiliya. noneho n'abariya nabo nuko ibitabo byanditswe n'umwuka ngo w'ubuhanuzi nabyo ngo byuzuza Bibiliya. uva Bibiliya ubwayo ntiba yuzuye. aba rero nabo babigisha ko, ndavuga bo kwa Branham, nabo babigisha ko hariho ibintu bitigishijwe mbere, ariko ibyo Branham yavuze bakafita nk'amagambo y'Imana, kandi ibyo byanyuma kuko ari umuhanuzi, kandi ari umuhanuzi wa nyuma. Noneho rero bikaba ari akaga gakomeye. ni ukuvuga ngo ijambo Bibiliya tugomba kwisobanurwa n'umwuka wera w'Imana. Yesu aravuga ngo kerekana abonase kigana bavuga yuko Matayo ibyo yanditse atari ukuri. Icyo gihe niba vanamo bimwe ibindi bakabishwanyuza, Matayo yose azaba agiye. Ahubwo twe dufata ibyanditswe byose uko byabaye, tukabihuza, tukabigenzuza ubwenge bw'umwuka, tukubishe bishatse kuvuga ngo Yesu yaravuze ngo mugende mu mahanga yose muhindura abantu bose kuba abigishwa banjye, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. hanyuma y'ibyo ubigishe kwitondera ibyo navuze byose, ibyo nabigishije byose. mubigishe kwitondera ibyo navuze byose, hano ibyo nababwiye byose. kandi dore abazakora ibyo ndi kumwe nabo isi yose ngeza ku mperuka y'isi. Haleluya. ubwo rero ibyo yavuze ibyo nta ubivuguruza. n'umwuka wera wari kuri Pawulo ntiyabivuguruje. dore impamvu atabivuguruje. ijambo Yehoshuwa bivuze umwana umukiza, Imana umukiza. Yehoshuwa noneho nibyo Yesu. noneho tuvuze umwana, tuvuze Imana Data n'Umwana n'Umwuka wera, ni Imana imwe yigaragaje mu buryo butatu. Imana Data itabonwa n'abantu, ntashobora kuyibona, uyibonye arapfa. yavuganye na Mose ku musozi wa Sinayi. Imana mu mwana, Imana yambaye umubiri nk'uko bisobanura, kaza muri twe kugira ngo tuyibone twe gupfa. yambare kamere yacu ibone kutwegera kugira ngo iducungure. cyo ni ikintu gikomeye, ni Imana. that's icyo twita three manifestations, uburyo Imana yigaragarije ku muntu. Imana yaje gutura mu banyabyaha kuko isezerano rya kera twereka yuko Imana yabaga mu buturo bwera. Isezerano rishya rigaragaza ko Uwiteka Imana izatura mu itorero, mu mitima y'abera. ko rero niyo Mana. Umwuka wera si marayika. Baba ni ngo naba Yehova baravuga ngo ni rukozi, ngo ni imbaraga rukozi. Ibyo ni ishyano. Ni Imana muri twe, ntabwo ari ikiremwa. Kristo ntabwo ari ikiremwa nkuko babyita aba Yehova, ahubwo ni Imana y'ukuri, umunyabyaha. Ni kamere yayo, the nature of God, niyo itura muri twe. Ni nabwo buntu twagiriwe bwo kwizera Imana kuza igatura muri iki, kugira ngo ifashe mu rugendo rwo kugira ngo uzajye mu ijuru. Erega ntayifite ntabwo nagerayo. Aho abantu bagira ngo ni ibintu byo gukina, ntabwo wagerayo, kuko ikora imirimo ibiri ikomeye. Cyambere ifite imbaraga zo gukundisha iby'Imana kugira ngo wange ibibi. Icya kabiri irakweza, umwuka wera ni utweza. Urumva neza? None icya gatatu ni umucyo tumurikira, udukundisha ibintu byose by'Imana ikora. Iyo ni gift Imana ibonekeye Aburahamu, iramubwira ngo muri wowe, mu rubyaro rwawe niho amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha. Ese umugisha bavuga ni iki? Ni Kristo. Kristo hanze se? Oya, Kristo muri iki, kubwo kubambwa kwe no kuncungura kwe no kumwizera, noneho agatura muri iki. Nkabaho ngaho ndi nase kuvuga ngo uricyaremwe gishya, nuko umeze ute? Icyaremwe gishya soko bavuze ngo nabaye idini mu idini runaka, nubahirije amategeko runaka. Oya, nuko Kristo yaje agatura muri wowe. Nicyo Paulo yarwanagaho nk'umuntu wari umunyamategeko, w'umwisha amategeko, yashaka kugira ngo abantu bamenye. Cyo twari twakivuzeho, nuko Kristo atura muri twe. None no kubyerekeye abangaba, umubatizo uvu
twavuga data wa twese n'umwana n'umwuka wera, nta kibazo. Waba mu izina rya Yesu, nta kibazo, kuko Yehoshua bivuze Imana umukiza. Ubu ni ukubivuga mu mpine, ari kuvuga ikintu kimwe. Cyo ni icya mbere icyitonderwa. Mu gihe cya Pawulo n'intumwa hari ikintu bashaka gushimangira mitwe y'abantu, mu gushimangira Yesu wari we, kuko ari n'abantu bose, ari n'abayuda, ari n'abandi bantu bari barakwindukira Imana y'ukuri, ariko baciye mu idini ry'abayuda bagombaga kumva importance gukomera kwa Yesu, byagombaga gushimangirwa. Noneho bakigisha ikintu kigaragarira bose ari we Kristo, kugira ngo bamenye icyo umwuka we yabayoboragaho, kugira ngo abari icyo bagira. Ariko ari kimwe na kiriya kirajimije ukuntu, ariko ahangaha kireyuye ukuntu, kugira ngo namenye Yesu wabambwe, wa wundi abantu banze yuko ari we mukiza. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu gikomeye, tugiye kureba umubatizo nyawo ukomeye Imana yishimira. Ntabwo ari umubatizo w'amazi. Umubatizo w'amazi ni ikimenyetso. Umubatizo w'ukuri ni Kristo wugu, ntabwo uhabwa na pasitoro cyangwa n'idini, uhabwa na Kristo. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 3, amaze kubabazwa ababonekera ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, agumya kubabonekera mu minsi 40, avuga iby'ubwami bw'Imana. Nuko abateraniriza hamwe, abategeka kutava i Yerusalemu, ati ahubwo murindire ibyo data yasezeranije, ibyo nababwiye. Kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Ahangaha iki nicyo tugomba kumva tugasobanukirwa. Iyo utari wabatirishwa umwuka wera, nushaka n'ibindi we kubibatizwa, kuko kiriya iyo maze kubatirishwa umwuka wera ni Imana, nibanga Imana igukoreramo. Ubihamishiriza abandi batizwa mu mazi menshi, ko ari amazi menshi cyangwa kuriya kwibizwa mu mazi. Iyo tuvuze amazi menshi, hari abantu bavuga ngo asa amazi make ntahagije. Kuki tuvuga amazi menshi? Nuko amazi menshi ari amazi umuntu yibizwamo. Kigeze sa amazi kuba ari menshi. Tugiye tuvuga amazi menshi, hariho na Muhazi twayemera, twagutwara muri Indian Ocean ko ni menshi. Ariko twe tureba amazi ahagije kugira ngo wibizwe. Iyo wibijwe rero ni igishushanyo kijyanye n'indahiro yuko yemeye gupfa, kuko Yesu yapfuye akazuka. Yesu yapfuye yambaye umubiri upfa, azuka yambaye ubwiza bw'Imana. Natwe rero turavuga ngo ubupfuye, upfuye ku mubiri, upfanye umubiri w'ibyaha, kamere y'ibyaha iragiye, uyihambanywe nayo, uzoka mu bugingo bushya utazongera gukora icyaha. Icyo nicyo mbatizo bivuze. Ni ukuvuga ngo ni intego, ni amasezerano, ni urugamba utangiye. Wabaye umuntu mushya, ntugomba kuba mu byaha. Mu yandi magambo, ubwo ni ukuvuga ngo umubatizo w'amazi ni amazi menshi, wenda uko mutubwiye ngo amazi ahagije, ni nk'uburyo bwo guhamya icyo wahindutse cyo. Yes, ni uburyo bwo guhamya, ni siru, ni ikimenyetso cy'abantu bose, ikimenyetso kigaragariza abantu yuko wihakanye Satani, ubaye umuntu mushya, ugiye kugendera mu nzira nshya, inzira yaranze Kristo, yuko ugiye kumukurikira. Niyo mpamvu tumira abantu benshi bakahaba ukora uwo murimo, abo mwagendanaga, abo mwibanaga, abo mwasambanaga, abo bakamenya yuko wowe ubaye ubundi bwoko bavuyemo. Icyo bita rero kumbatizo. So mbatizo so umuhango w'idini. Umubatizo ni igikorwa gikorwa n'umuntu uri watekereje agiye gukora, kandi utagikorwa n'isoni n'imibabaro ya Kristo. Ubwambara busa, inzara, gutotezwa, icyo gihe widekaraye yuko ugiye ku rundi ruhande, uruhande rwa kabiri rwa kavukire ya muntu rukomoka kuri Adamu, ruteye umugongo, ugiye mu ruhande rushya. Ubwo ni umubatizo. Umubatizo utawuhabwa ugakora uw'idini, ukomeza kuba wa wundi. Niyo mpamvu tugomba kubanza kubwiriza abantu bakizera Yesu Kristo. Bamara kwizera Yesu Kristo bakamera nka ya nkone yo mu Ethiopia, ubwo bakavuga bati turashaka kubatizwa. Ubwo amazi abonetse, Philip yarayibajije, yarayibwiye ngo niba umaramaje wizeye ukaba umaramaje, nta kibazo, amazi ubwo hari nakubatiza. Ntabwo yapfuye kumubwira ngo dore amazi ngaya ngwino nkubatiza, oya, ahubwo inkone niyo yavuze ngo yarabyisabiye, kuko yamaze kumva ibyo agiye. Yes, arayibwira nawe, niba wizeye by'ukuri, kizera Yesu Kristo, urabatizwa nta kibuza.
ariko niba utari wamwizera kondisiyo no kumwizera. Inkone yaravuze ngo nizeye Yesu Kristo yuko ari umwana w'Imana, irabihamya gusa, yagiye inabivuga n'iwabo hose. Ubwo rero icyo nicyo tugomba kubwira abantu, kuruta yuko twajya mu kurwanira amagambo no kushakashakisha utuntu ngo dukore udusiko mu isi tuyobora, kuko burya yabonye abantu benshi bamukurikira abazi ngo arakora umurimo w'Imana. Abantu bahunze baje mbatizo bwa kabiri mu izina rya Yesu gusa baje, ariko se urabajyana hehe wowe? Umaze kwatse mu izina rya Yesu Kristo, ariko se kamere yabirahindutse. None se Kristo arabazi ko watijwe mu izina rya Yesu gusa nk'uko wewe wizera nicyo kibahesha ubugingo buhoraho. Dore ijambo ry'Imana iryo bakurikiza bo, bakurikiza amagambo y'Imana dusanga muri Mariko ku nyungu abantu barapfuye 16 uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Uyu ni umurongo bakurikiza. Noneho bakakubwira ukababaza uti se, aha rero bahera kuri uyu murongo bakavuga ko kubatizwa ariko gukiza, ariko aha ngaha baravuze ngo uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Ninde uzacirwaho iteka? N'utizera. Ntabwo ari ukubatiza. Ikintu cyo kubatiza bagihindura ishu. Mu Cyongereza baca umugani ngo you make an ant hill into a mountain. Gufata umugina ukawuhindura umusozi ntabwo bishoboka. Ni ukuvuga ngo kubatiza mu mazi menshi ntabwo tubyambura agaciro, ndabisobanuye. Na Yohana Yesu yaramubwiye ati emera ubikore umbatize, soze gukiranuka kose. Ibi twita gukiranuka kose, ariko agakiza kabonwa mu kwizera Yesu Kristo wenyine rukumbi. Hanyuma pase hari tubazo tubiri wenda kugira ngo tuvaho ngaho kuri aka kabazo natangiriyeho twigire ku byacu, ariko n'ubundi twabarizaga benshi. Ni tubazo tubiri. Akabazo ka mbere, kuki hari amadini amwe abatiza ku gahanga gusa, kandi mutubwiye ko Bibiliya igaragaza ko ni mu mazi ahagije wibizwa wese. Icya kabiri, kuki hari irindi dini ribatiza inshuro irenze imwe? Ese ubundi ubatijwe rimwe birahagije? Kuko hari igihe umuntu ajya gutya ngo yabatijwe, yamara kugera mu idini ejo bakumva ngo yibye cyangwa yasambanye bakamutenga, nyuma yagaruka asaba imbabazi bakongera akamubatiza, bigahora bityo. Mu kintu numvishe gikomeye ni uko umuntu ari ukwiye kwisabira kubatizwa. Ntabwo akwiye kubibwirwa n'abamwigisha, ahubwo akwiye kwigishwa, yamara kumva ukuri kumwuzuye neza, amenya ukuri, akavuga ati jyewe noneho icyo cyanyuma ndashaka ko mukinkorera, hanyuma nkabibwira abantu bose ko nakijijwe. None nk'uyu muntu utabatizwa mu mazi menshi, nk'uyu nguyu uhora ubatizwa buri munsi, abantu ese ni icyaha? Ese bimeze bite? Ko tubonye ko Yesu abwiye Yohana, yamubwiye ngo bikore kugira ngo dusohoze gukiranuka kose, kandi abatizwa mu mazi menshi baramwibiza. Urabivugaho iki byo? Biriya byose ibyo gihe cyo birivuga aricyo numva. Nakubwiye agaciro ko kubatizwa mu mazi menshi, yuko ari ikimenyetso cyangwa se ni umuhango. Ni nk'uko nk'urugero rufatika, itorero n'umugeni wa Kristo. Iyo umugeni mukoyi iwabo, ndavuga mu buryo busanzwe bw'umuco wacu, umugeni waragenda ukamusaba, ugafata irembo, barisabye bakariguha, ukarifata ukamukwa. Igisigaye habaga hasigaye ikintu kimwe gusa, gutebutsa no kubwira ngo batebutse bagushyingire ku munsi wawe. Nta kiba gisigaye, umugeni aba ari uwawe. Iyo bagiye kumugushyingira bigenda bite? Ntabwo bamuzana nijoro bucece, bakora ubukwe nk'ikimenyetso kigaragaza yuko abantu baje nk'abahamya yuko uyu muntu yabaye umugore wawe. Kuko kuvuga ngo naramukoye nta mpamvu n'ubwo uramutwara mu ijoro, si byo. Ariko hariho nuko n'igihamya, abantu bose bakaza bakamenya yuko uyu muntu yabaye umugore wawe. Noneho n'ibyo uko bimeze. Umubatizo ni ku mugaragaro wa murimo wakorewe imbere mu mutima wawe, wa mubatizo
uwo Kristo yaguhaye, wa mwuka wera waguhaye ko kwizera Yesu Kristo, wa munsi wizera ukihana. Noneho cya gikorwa cyakoze muri we kikumara ubwoba, kino guhamya imbere y'abamarayika b'Imana ndetse n'abadayimoni ndetse n'abambaye umubiri bose, yuko Yesu Kristo udakozwa n'isoni kubwe, umwizeye kandi ufashe icyemezo cyo kugenda nk'uko yagenze, udaca ku ruhande. Ibyamubayeho nayo bizakubaho. Niyo mpamvu bagomba no kubanza bakabyumva. Ibizakubaho, uzajya mu buroko, uzicwa n'inzara ku bwa Kristo, uzambara ubusa, ndetse uzagera naho n'ubugingo bwawe bwite ubwiyambura bakagukurwaho, ari ukugira ngo Kristo ukomeze umubere umuhamya. Ibyo nicyo kiragikora, nicyo n'umbatizo. Bariya bakubatiza uko ugiye ukagaruka, nta nubwo ngewe nabacira urubanza cyangwa mbagaye, ariko burya ni hahandi barigora. Kuko umuntu avuka rimwe, ntabwo avuka kabiri. Iyo wavutse ukabyarwa n'Imana, yari Imana yakubyaye, nyine warabyawe n'Imana. Iyo wabyawe n'idini, warabyawe n'idini, niyo riguha amabwiriza. Barakora iby'idini ryabo kuko bumva n'ubundi uwo muntu ntibamufite. Ni uburyo bwo kumwereka, ni uburyo bishyiriyeho bwo gukomeza iki, bwo gukomeza idini no kuryubakaho no kugira ngo rigire abayoboke. Ariko burya kubatizwa iyo babikoze ubikuye kumenya kubw'umwuka w'Imana wahawe, nta kindi kiba gisigaye. Habasigaye urugendo rwo kwezwa, kandi twezwa buri munsi. Kuko uko tubaho buri munsi, ko tugenda ko ducumura mu kubaho, mu kureba, mu gukora, mu gute, nkuko nabikubwiye, tuba dukeneye kwezwa no gusenga kugira ngo duhabwe imbaraga, tugere kuri uru gutsinda urwego rushimwa n'Imana, tuzatugeze ku gihagararo cya Kristo, tugaragaze Kristo neza mu isi. Ahangaha byumvikane, ntabwo bigusaba kongera kubatizwa, kuko uko batijwe biguhindura kandi umwana, ukongera kandi kongera kurerwa, kandi biri dusaba kwezwa kwa buri munsi. Noneho wa wundi ukubwira ngo usubire mu mazi, ubundi mu by'ukuri ntiwakabaye ukubanzamo, kuko nawe ni mubi. Niwe akabaye mbere yuko kubatsa n'amazi akajyamo. Nawe buriya biriya ni ibintu byo kwiyemera, icyo bita creating a false impression. Umuntu ukamubona icyo atari cyo. Oya, twe turi abarwanyi, turavuga Yesu Kristo niwe mutabazi wacu w'abantu bose, kugira ngo abantu bezwe, bahabwe umwuka w'Imana kwanza. Naho bariya mpamvu umuntu ajya mu bintu akongera akajya mu bindi, wa mugana akavuga ngo kwizera nakuvuyemo. Hariho n'ubaza ko atigiye muri iyi minsi naraguye, se kubera iki? Singisenga. Mbuye buryo se ngo ntabwo ngiye gusenga mu idini. Ubwo kuva yuko ubwo yaraguye. Hari umwana ejo wabimbwiraga arira. Naho se ati kera ntarajya mu kazi ko mu rugo nari umupantekote. None se ubu ngubu byageze bite? Ati ubu sinkijyayo, ati ubwo naraguye. Kuko utajya kujya gusenga. Nuba ngo umuntu agira impression yo kumva ko kuba mu rusengero kuhaboneka niko gakiza. Byarangiye burya, ntumubaze ibindi. Ndetse banakubwira bati Yesu naza ku cyumweru twese bira ni ibintu bishekeje. Aje ku cyumweru naza se ku wundi munsi, wenda kuwa gatandatu ibyaha byagwiriye, muri bucyo kajya gusenga utari wabyiyuhaje, cyangwa kaza kuwa gatanu ku isabato bitaragera, ubwo no kurimbuka. Mu yandi magambo umuririmbyi yararimbye ngo mpisemo guhora nkizwa nkashingwa mu gakiza ke. Bivuga ngo igihe cyose tugomba gukizwa, tutagiye muri izo nsengero, tutagiye mu madini yacu, tugomba kuba dukijijwe. Erega tugomba no kumenya turi abasirikare, turi ku rugamba. Yego, uri ku rugamba, niyo mpamvu iyo umuntu apfuye ari umukristo turavuga ngo aratabarutse. Turi ku rutabaro, twaratabaye, turarwana n'umwanzi, araturashisha imyambi ye, aradukomeretsa. Muri iyo gitabo cy'umugenzi bitwereka ubuzima bw'umukristo koko. Uriya niwe muntu wahishuriwe ubuzima bw'umukristo ukwabaho, uburyo yataye igitabo cye akagwa ukubiri nacyo, uburyo bamurasha imyambi, igihanda rwiha kikamutera mu cyico, ibintu nk'ibyo, ariko akongera akazanzamuka. Biriya ni ubwiru bwo kwigisha bukomeye cyane. Wenda kugira ngo dusohoke aho ngaho, urabona nk'abo bantu nari nkubwiye babatiza kenshi, nagiye mbatega amatwi nkumva bafite imirongo imwe n'imwe muri Bibiliya bifashisha cyane. Hari nk'umurongo bavuze uri mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 19 uhereye ku murongo wa 1 kugeza ku wa 7. Pawulo ageze muri Efeso ngo yasanze abigishwa 12 ngo bari barabatijwe umubatizo wa Yohana. Hanyuma rero ababaza n'uwo mwuka wera
baravuga ati ntabwo twawuhabwa. Avuga ati rero kugira ngo muhabwe mugomba kubanza kubatizwa mu izina rya Yesu. Ko mbere mwabatijwe mu izina rya Yohana, ngo bongera kubatizwa inshuro ya kabiri, ko babatizwa mu mazi menshi mu izina rya Yesu. Noneho ngo bamaze kubatizwa bavuye mu mazi bahita bahabwa, ngo Pawulo abarambika ibiganza ngo buzura umwuka wera, barahanura ngo abo bantu bose bari nka 12. Bakavuga ati urabibona ko bongeye bakabatizwa. Ati rero niba umuntu aguye agomba kongera akabatizwa. Buriya rero nta macuri Satani yigisha n'aba bantu. Bariya abantu ntabwo bahawe umwuka wa Kristo, ariko bari baramwizeye. Dore impamvu babatijwe umubatizo utari wo, n'umubatizo wa Yohana. Kandi ibyo ngibyo Bibiliya ntabwo umwuka wera Yesu ari mu ijuru yagombaga kubyemera ngo uwo mwuka aze muri abo bantu kandi bakiri mu buyobe. Bagomba kuva ahandi bakajya ahandi, bakaza bakizera. Noneho abohereza Pawulo ngo kino kintu kitwigishe, ariko twigishwa n'umwuka wera, twigishwa n'abantu, kuko abantu bashobora kubaka ibyo bashaka. Nivuga ngo bariya abantu barizeye bizera Yesu Kristo, ariko bakora ikibazo gikomeye cyane. Ikintu bakoze gikomeye cyane si icyaha, ahubwo ni ukuyoba. Uko kuyoba kwabaye no kuri Apolo. Nawe Apolo yari umuhanga mu byanditswe cyane, yarigishaga n'inyenyeri zigakunkumuka, ariko ikibazo akavuga umubatizo wa Yohana. Aho rero ageze kwa Akwila, Priskila na Akwila, aho ngaho bamugira inama, kandi bo barabigishwa ntibaravuga butumwa. Babanaga na Pawulo, batari ko muzeyi urimo urakora umurimo, ariko harimo ikibazo. Tugende mu rugo gato, tubaye tugere tuhariya twamubishe wasikana ubwira abantu, ariko ngwino tubanza harimo akabazo. Baragenda barara nawe iminsi, baramubwira bamuhuguye, kuko nawe yari afite umwuka w'Imana, arahuguka. Ntabwo yarwanye ngo ashinge idini rye ryihariye, ribatiza ryizera Kristo, ariko rikabatiza umubatizo wa Yohana. None ubwo byageze kugenda bite? Barabihinduye. Noneho bahera ko bagira bate? N'abariya nabo niko bari bameze, kandi byari bimaze kugenda bikomera mu bigishwa. Hari abantu bameze batyo, ababatiza kwa Yohana bizeye Yohana ariwe bumva, ariwe imbaraga zabo, ariko kandi bakavuga na Yesu. Ibyo rero bikaba ari umucanganyiko. Noneho rero Pawulo araza arabikosora, bave mu byo muri. Noneho Yesu nabikomeresha ba bantu kubari kuri wa mwuka wera. Wa mwuka wera ntabwo yazanywe n'umubatizo, yazanywe no kuba bari barizeye, nuko bahise bizera Yesu, bizeye Yesu. Noneho ngo arambika ibiganza, abasabiye, umwuka yaramanuka kugira ngo ibyo Pawulo yavuze bibe konfirime, ari ukuri, kuko Yesu nafatanyije nawe. Nabwo ubu nicyo dusabwa, kugira ngo tuvuge ijambo rya Yesu Kristo, ibimenyetso n'ibitangaza biherekeze rya jambo rye, tumenye yuko ibyo tuvuga ari ukuri uburyo budashidikanywaho. Wenda kugira ngo tugere dusubikira ibintu birakomeye, kuko niba umuntu ashobora kuparika Bibiliya hariya igafata icyumweru ibitse, ariko buri munsi ari kuri series nyankoreya, gagafilime ngo harimo politike, urukundo, ariko bakunda no kureba noneho ngo dufite urukundo. Ese bino izi filime ziri mu rukundo gusa nk'impinde, ariko n'izindi numvishe z'ibindi bihugu numva ngo basigaye ari abahanga gukina mu kubera n'urukundo. Ibi byo bishobora kugira ingaruka none kuri abo bantu kubirebana n'urukundo gusa, ari ibintu by'urukundo. Niga n'inyarwanda zajemo, n'inyarwanda nazo nsigaye mbona aribyo, ugasanga beretse umugore n'umugabo wenda muri hejuru, ubwacu impression bikurikira, bashaka kwereka wenda igice hano gusa biyoroshe, igikorwa bakora ukabura cyuvura kireba, uretse n'ubusambanyi baberekana. Ubwo nabyo bikuru ubusambanyi bwinshi cyane, bikuru ubusambanyi cyane. Bikaba ari ibintu turwana, twese tugomba kurwana nabyo, uhereye kuri jye no kuri wowe n'abandi bose. Icyo kintu Imana ikidukize dutsinde, kuko twese turi abantu bambaye umubiri, tugomba gutsinda rero kiriya kintu. Ngo nagira ngo n'abariya nabo babikora bumve ko aho babwira ari umuntu nkabo, kandi wanga icyo kintu ukeneye imbaraga z'Imana, kugira ngo izo imbaraga z'Imana dutsindishije muri ibyo bintu byose, tubitsinde burundu mu izina rya Yesu. Hanyuma mu gusoza, ni izo mbaraga z'Imana bazihabwa binyuze ku kiba kurya kugira ngo bazihabwe? Icyambere na mbere ni ukubanza kumenya abantu, ubundi ibintu ndabibwira abantu ahangaha aka gace turimo ntakagenewe abakristo, kandi bavutse ubwa kabiri. Abo ngabo byo mvuga barabyumva, birabafasha. Abatari bamenya Kristo rero bamenye ko iki kintu kituruka ku mwanzi. Uwo mwanzi ni Satani bahora bavuga. Bibatera rero gutekereza ahubwo uburyo babaza bagahindukira Kristo. Ko guhindukira Kristo ni ugufasha kurwanya biriya ntubirwanya nk'umuntu, kuko Yesu yaravuze ngo ntacyo mwakora mutamfite. Uyabona yanabishobora ko nawe kamere y'ibiki bishaka cyane,
ahubwo icyo basabwa no kwizera. Ndavuga bano bamaze kwizera noneho babibamo, kuko aba nibo bakomeye, kandi aba ngaba ni nabo bantu uvuga ibintu nk'ibi bakakurwanya, bakerekana ko ari abahanga basobanukiwe ibintu by'Imana, wowe ibyo urimo kuzana ashobora kubira kandi ntacumure, ngo wowe ukaba urimo kuza ukabya cyane mu gakiza, kuko nabo bazi ngo barakamenya. Abo bantu njye simubara nk'abakristo. Ubundi umukristo aba ameze nk'uko Apolo yari ameze. Iyo yumvise impuguro y'Umwuka Wera arayishimira, wenda akamenya ko ari umunyantege nke, kuko iyo ubanze kumenya ko uri umunyantege nke umenye yuko urwaye, kandi gukira kwawe babiri hafi, kuko umuganga arahari, ni Kristo Yesu. Icyo gihe naba ari ikibazo ufite, warangiye hari abantu bajya babimbwira akamubwira ati duhaswe n'iki, nkamenya yuko ari abantu bari bafite ukuri. Afite ukuri kuko arabona yuko kiriya kintu ari umutwaro, arakibona nk'ikibazo kuruta wundi kifata nk'aho atari ikibazo. Yes, ubwo rero nuko nabikubwira, iyo amaze kumenya ko ari ikibazo, unavuga uwo nguwo ubona yuko ari ikibazo kuri we, uwo nguwo Yesu aramukiza. Yihate kumushaka n'imbaraga za Yesu, gusenga no kwigiriza bishobotse, ko ni umudayimoni buri waramwijiyemo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo be ni umudayimoni ntavanwaho n'ikindi keretse gusenga no kwigiriza. Ibyo nabyo babyumva bishoboke. Ba bandi rero bavuga ngo twe turiyemera twegubira sibyo, ntabwo gusa yuko bibeshya. N'ubukristo bafite ntabwo bazi ishingiro ryabo, ntabwo bufatika. Ya basa murakoze cyane kubw'inama nziza mutugiriye. Icyo tubonye cyo nuko tubona ko ibyo abantu biyemeje tubyicayemo uyu munsi, kandi tukabibamo. Bamwe tuvuga ngo turakijijwe, tukavuga ngo ni iterambere, ngo kera twara abaturage, rero ubu twarasirimutse kuko twicaye imbere ya televiziyo, dufite computer mu ngo zacu, bana bacu bakiga bafite computer, bagomba kureba isi igeze. Kumbi ahubwo turi mu muhamagaro wa Satani tutabizi, we ibyo yashakaga bigezeho, tukaba kandi tuvuga ngo turindiriye Yesu ngo uzagaruka. Kumbi n'ingo zacu zirasenyuka, akaba mpamvu ubona hariho n'amadivorce menshi. Turagira ngo mudufashe rero aba bantu, kubw'inama mwagiriye, munadufashe gusenga, kandi Imana ishoboze buri wese ko kumugenzi wizeye wumvishe imiburo, akabonye ko twasohoye mu byo Satani ashaka, akaba byicayemo. Yesu amushoboze, kuko social media umva irakurura bikomeye, hari ibintu byinshi bikurura yo kubivaho, ni imbaraga z'Imana koko. Murakoze cyane. Uwiteka Mana yacu icyubahiro, ndagushimye, gushimira imbabazi zawe, gushimira imbaraga zawe zigo zirahari, gushimiye urukundo rwawe rutuma tudashiraho, gushimiye agakiza wateguriye kugira ngo tuzajyemo, gushimiye Kristo wabambwe kugira ngo tubere inzira igana mu mukiro w'ukuri. Rero aka kanya none nkaba nkwingingiye kugira ngo amagambo dusangiye rero nambara agire akamaro muri twebwe bateraniye uyu munsi, kandi yongera agire akamaro gakomeye mu bazakurikira ikiganiro ibihe byose, iminsi yose kizamara kikemerera kuba gitambuka, kandi muri ururimi tukivuzemo ba nyirarwo bakiriho ku isi bazabyumve kandi kibafashe, kibe intwaro nziza yo gukiza ubugingo bw'abera, cyane cyane abo watoranyije mu isi bashaka kumenya ukuri. Nuko rero mwami wanjye ubikoze kandi bisohoreshe urukundo rwawe kubwa Yesu Kristo mwami wacu, amen. Abashaka icyo bavuga kuri ikiganiro, cyangwa igitekerezo batanga, cyangwa icyo batumva babaza, cyangwa inyunganizi, bahamagara kuri 0788 50 60 76. Cyitonderwa, iyo niyo numero yagiye kuri WhatsApp. Banyuze kuri WhatsApp twavugana nabo nta kibazo. Hanyuma abari muri diaspora nkuko bisanzwe bashyira akamenyetso ko guteranya 250 788 50 60 76. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Murakoze, amina. Ya nshuti mwari mudukurikiye, turabashimiye kubw'umwanya mufashe mwumva ijambo ry'Imana. Yesu yaravuze ngo mujyane amagambo y'Imana kandi mugerageze kuyashyira mu bikorwa, kubw'umwuka w'Imana azadufasha kandi tuzashyira mu bikorwa. Imana ibaho umugisha cyane. Ikiganiro nakagaruka naho utaha. Yesu nifuza